OZEY King Show paka last. Ngiye kubakira kuri kamera za OZEY King TV abanyarwanda badukurikiye muri mu Rwanda n'abari hanze, tubabwira ngo abantu mukunda ibyo dukora natwe turabakunda, n'abatabikunda igihe nuko kitaragera kizagera mu bikunde. I know biboro byacu dukora ibintu byiza kandi bikeye, mpamvu yo kutabikunda rero sinyibona sinanayize, ariko muzabikunda. Intro y'umunsi urumvise That's what's up, nigga. ibintu ni neza. Uyu munsi rero nakiriye umuhungu witwa UDAHIGWA. Yes, sir. Ewana ni umugangster wanjye, ni bro wanjye, akaba yaje kuba mubitira. That's what's up. It's your boy UDAHIGWA Nahinyurwa. Yeah, your favorite tattoo artist, big rapper, big papa, make more money. Yeje Hola. bashaka kubanza kubatama akantu k'agapera mbere yuko tuvuga yuko uri umutatu wa danje. Akapera. Ako mfite ngo. Yeah. Ko Paxson we yazize iki? Ko numva ngarakikoma ipaki. Yeah. Fireman we yazize iki? Yeah. Ko numva ko yagiye ku miti. Yeah. Green Pin umwami w'amaswingi. Vayo Double G umwami w'amahiti. White Monkey utagahinda nigga. White Monkey uragikora icyasha nigga. Neg G fuck G uri snitch nigga, uri pede nigga. Kokos banumva byabira muri midi uhebeba, itangaza amakuru ri murase by'abakuru. Ago musi tuzawura uri mugenza amaguru muri turuturu nakuvana mama zuru, urwo ruhanga rwa uri mucuka bana bu. Izo virus wakuye hiryaho ntabwo tuzishaka have sigaho, turabagabo bitubona mutugore motherfucker ama hamwe nkutobe. That's what's up, bro. Yeah. Mani ko aziye Neg G. Neg G he's nagari umuhungu wa fresh. Yirwa agenda avuga asebye abayishikeviri n'abandi bagenzi be, avuga ko ari abatinganyi. Ariko this guy the nigga niwe mutinganyi wanyawe kuko ntago nakudisinga ntafite proof. Urabizi neza uri sure? I know that nigga. Rero umuhungu wanjye bora wazaniye ku mihanda kari bunabice. Uje gutanga ukuri noneho araho murabura ngo mwigize imfomo ngo mujyana abantu kwambuga. Nabyo kwambuga nzabahindura ibimuga. Urumva mba mubwira we n'undi mujama bita Finga, n'umujama wamenyerewe gufunga cyane giwawa cyane. We wabararuye nyine n'umugore n'umugabo. Ya Neg G ndabizi cyane, ari n'agapeti yigeze kudisinguze kujya kuri indirimbo zurazumva mani, aranakaraburiza ngo nuko kamwimye mani, aranabivuga mu ndirimbo avuga ngo bayishe ngo nababungu bakasa nova nabo. Koti rya ariko kamayika kabikagaragara kumvikane uri kujya ugakoma okay dukomeza. Urumva rero daniga niyo mpamvu mu hano mwibandaho cyane. Iboro ngomba kuyisohora kabisa vuba ngaha. Iboro hano bwirajya hanze. Nagajya hanze kabisa. Rero my guy umunsi nakiriye UDAHIGWA, mwamwumvishe UDAHIGWA tattoos. UDAHIGWA tattoos. Uyu ni umutatu wa mbere ngo mu gihugu urenze tattoo artist. Ndi talented, ntago ndi wa mbere ariko ndi talented. Now uri talented. I'm trying my best. OG. Ubwo umuntu ukeneye gutera tattoo cyangwa ukeneye agatatu yamugeraho bakamukoma abantu murapa mwiza, abantu muraperi mwamwumvishe ora painting. Ukora na painting. Ariko hano anambwiye atara akaboro nshaka gutamo OZEY. Ngira boro yawe nzayikora fresh nyikuzane nyigutemo. Ubundi kutayizanye kutari kwishira ahagaragara ngo abanze banayibone. Bafite kureba ibyari byo, ufite kureba touch. Zana touch yawe hejuru. Mugiye turi kuganira turi tera story. Touch abantu bayibone noneho. That's what's up, man. Gay use man. Gay use man. Kaboro Gay use brother. Lie. Sinemere kwihambura so? This time. Ukayereka abanyarwanda. It's the time. Lie. Nibisazi. OZEY King TV show paka last wallahi. Muraza muvuga iki none? That's what's up, bro. Muravuga aka kantu nabonye movement urimo muri iyi minsi cyazi. Urumva twanabanye nyuma y'amakamera urabizi. Asoni kuva kera kabisa, uri umukira wanjye, umuvandimwe sometime ndakwitabaza kabisa. Urumva twese turi gutrying our best nyine
ngomba kuvuga ati umujene niba afashe igihe murambwira iki noneho ko ndi bugore ibintu bye ndavuga reka nkukubita aka kantu kugira nawe ugende kimwe cy'ubura nyine kigende kiyongera nake narakabonye kabisa. Iyi bora abantu mureba rogo hano ku ruhande cyangwa se kuri uru ruhande muri koni iyo ariyo yose muze kutubwira muri koni imeze ite. Twese man, iyi bora idea wayigize ute gukora ino bora? Idea nuko nyine nigeze kuganiriza ari kumera ntiwabiha agaciro cyane. Ndavuga iyi bora ahantu ugomba kuba wicaye muri studio runaka kakaba kari kuba background igomba kuba background. Umva rero ngewe iyo mvuze ikintu ntago nkivuga gusa ndanakora. Ndavuga ni nkikora ukayanga ubwo nyine nzaba na forgive. Show mpaka last kabisa. Show mpaka last. Tubaha show. Ubwo nawe ibyo basabwa urabyumva. Noneho rero udahigwa bora turanayerekera hano. That's what's up. Sibyo? Ewana tuyerekera hano. Turayerekera hano noneho abantu nababwira rero man. Nubwo uri umwartiste bikaba binaguyemo ukabona bikoze neza ndakeka abantu baraza kuguha n'amanota batubwire ikindi umuntu ukeneye gukoresha tableau nziza. Yes sir. Yanyorukira kuri OZEY art. Tableau zose ziri nyinshi 90 cyangwa 70% n'uyu mugenzi tuzishushanya. Abantu ubundi akagutamo wowe tubwira tableau ukeneye bakagutamo. Bintu biroroshye. Nyuma yuko rero tumaze kubona tableau urabizi narakubwiye ati ngewe iyo ugeze iwanjye niba ko kuri umurapo wa fresh niba umeze neza gutamo beat. Rantamo beat ukayumva. Beat wamara kuyumva ukayihana. Mbabarira mfasha telefone kamfata akaboro namo beat zamura beat zamure beat none ndanabica ngasoma Yes, muri kumva mungagiye kwimanuka amatungo. What's up? Thank you to give me this opportunity. Yes, go. Kuri drums, njye mubita rap, mumuve kwikam nigga, swing high, whiskey na fiesta, pero na ring, the player mobile rasta, the hunter fast, fuck is after, usabira abakwanga burya biba byiza kurutanga iyo mbashumika, tuvuga ntaruka, dagacuka buditse ndi nk'ikirunga, time naruka, bamwe bakanyarutswanga bandi bakamabuka twahindura amatwa, amateka kandikwa, udahigwa region, bize everyday nigga, in this hood nigga, I'm different, I'm so pain, just comfort chain, it's a new my nickname, what? You never know, nije rapa wino, binangiye kurapa nibi saba wino, tuvugiraho, jewe sinjya nandika, Kisi pichi ndasko maziga panchika nuko mpona ntago ntaso niga zeri haso ahubwo jewe gana naso murabe maso kuko nzaba ndi nka Mesiya nzaza mpavuna jewe nzaza mpakata ibyamakata jewe nzaza mpahana usimba shaka muzafa nk'ikimana icyo gajuru ikivajuru nubwo wambona ntago ngewe dusa ibyo nambara byose biraba ya iyo bambonye bifite kwifotozanya nanjye gusa siniyemera sinigendera ndabigendera yewe nitemberera ibyanjye bikora gake nkirangiza rurema buri Sunday sinjya ncikwa muri church byo nkora ndabizi sinzi nuko mfata nk'umutwe shit nigga nago ayibyaye nigga nuko wazima naje nana kwati nigga uraturuka vuga njyewe ndudahigwa homi uraturuka vuga njyewe ndudakina nigga iyo ni challenge ni content humura ibyo nkukorera birazanizimura ko mu gitondo turimo dukata icyondo reka neze gucika intege ndikinege nk'injyana koko kake uzabaze nanjye wabyutse kane mani ko beat ikomaguye ariko abantu baze kubimbwira abantu ni muheze mutaza kuvuga ngo aka kabore agakoze neza ngo nimurangiza ngo muri comment mumuhereze no bimubona bidajyamo mu mute yahuze man no si bimuzi biti ubwo dukomeze unababwira uri muntu ki noneho uretse kuba uri umwartiste ushushanya neza sibyo ndahise nizumya numvisha iri kuba neza ariko kara kantu kazaza
Karo batteries kazazamo nyine nari oya nabyo bari contractor ngo wari umeze neza n'abantu bazazamo bya contractor twumvishe hip hop kuva kera men. Umuntu agukeneye kuba wamutera tattoo, umuntu agukeneye kuba hari ukuntu wamugira bigenda gute bisaba iki? So urabizi twebwe dutunzwe n'imbuga ariko hari ukuntu bitameze neza kuri IG yanjye. Ushobora kubimfasha amahugurwa uyu munsi tugakreya indi IG na TikTok kuko hari ukuntu bitameze neza kujyanye na password. Ariko nagufasha kuzigarura utarenze wigora kubera ko abantu barabizi ko ndi social media management, social media marketing banshimye. Urumva nuko bimeze ariko ama contact abahari. Urumva ikindi bikorwa birari maze gukura abajeni benshi muri KG gusa ntago ndi nka baba artiste nyine bashaka film nge nshaka amafaranga because I got a family. You got family? Yeah, I got family. Ntago nshaka gutwika ngo nateye bushari ngo kugira twifotozanye. Ntago nshaka gutwika, no ndashaka gukora ibiceri ku buryo home bazajya bavuga ati se twatuntu akora yakora gandika kina ashushanya ku bantu, ashushanya ku tableau. Ibyo turi kudusupporting. Mani ibiboro birakora kandi ari birakora bya danger. Ibiboro birakora. Igisabwa wowe no gukomeza ugakora na music nabaye nyishyize inyuma ho gato. Mavu music nayo nyishyize inyuma ho gato no kubera ko nabanje gukoresha amaboko. None ino industry ntabwo iryoshye kabisa, iratubabaza kuva kera. Ariko namwe ngo murayibabaza koko. Namwe ngo murayibabaza koko. Tugize amahirwe nk'abajeni tutatandukiriye nyine ngo arabajeni nyine ureba ukabona bari talented barashoboye ariko ntibashobotse. Urashoboye kandi uranashoboye. Ngenda ndashoboye kandi ndanashobotse. Uri sure? Ikintu kiri kubura ni blessing from njye. Wowe urategereza ubundi umugisha uva ku Mana no kudategereza. Ndakora nkanategereza nkanizera. Yes. Wowe tegereza umugisha uva ku Mana kuko Imana iyo yavuze ngo bless ikakublessinga ni ibintu birakunda. Mbese Mr. Udahigwa. Yes sir. Ikindi urabona Mana ufite rukumwe y'abaraperi ba Danja ba old school ba fresh. Sibyo ku buryo ushobora no guhura n'umuntu akavuga ati no mu gangster ni namubwira mu nzira namutazi. Nyine iyo look yawe uyibanute n'abantu muri societe ku buryo uvuga ati ngewe ku giti cyanjye ndimenyera boro zanjye muri societe. I am big boss ariko uri gukoma kuri kamera, uri gukoma. I'm sorry sir. Muri societe I'm a big boss. Umuntu wese mbonye mbonamo amafaranga. Yes sir. That's what sir. Umuntu wese mbonye mbonamo amafaranga. Sometimes no nambaye nk'isengera akabona tatouage akabona dreads. Abona uburyo mba nifunze ngende umuntu nabanyize izagenda zimenyera. Aba bimeze neza agenda nkajya mu buriri nkasenga nkaryama. Rero n'ubundi bongera kumbona nongeye nagarutse ntari bloke ndimo ahubwo ndabatamo. Urumva gusa kera byari bigoranye, kera byari bihabanye kubona wambaye poche bombe uratigita muri quartier ufite ukuntu wihariye vuga umuntu no murara umuntu yanakwiba. Ariko abantu bamaze kujijuka kubona dreads ntago bagitekereza itabi ahubwo batekereza fucking shit amafaranga mura. Aka kanya rero ndi big boss muri quartier nankozo bakurya. Ariko nubwo nyine look y'aba big boss gusa mfite abantu nyine nakuno bimeze umufungo kuri bank yawe account yawe hariho nk'imibare ingahe? Ntabwo nzigira nyirwa digitizo uhagaze kuri account yawe uvuga ati no zawe ziri saving tu buryo ntabwo njya saving kuko ndacyafite gukora many things. Ibya saving wapura cyari mu investment. Niba nkoresha nka mashini ya 3 igura 100,000 none nkeneye igura 400. Urumva ni nyabona 400 kujyanya saving nzashipinga bono cyashye. Rero ntabwo ndatajya gusavinga ejo jya kubona school fees tejemo uratanze kenshi irahengamye. Urumva kavumo ntabwo nabeshya abanyarwanda ngo ngiye natangiye gusavinga. Ntabwo igihe kiragera gusa ariko kora boro nyine ugahaza ibyifuzo. Mba ndi guplaninga ahantu hazava isoko idakama y'amafaranga kabisa. Trust me. Hari igihe tuzongera gura hano mbabwira ni noneho ubundi fresh bitabeze gutya ahubwo bimeze. N'abantu bakipira kubera ko barabizi ko umuntu wanyuze hano hantu ntabwo tumuzana rimwe iyo bamubonyemo impano. Ikindi turashaka ubutaha sibyo tuzazane art mu kiganiro uzane ikiboro runaka utangire art from zero
babone art yawe, babone touch yawe, cyangwa se tugusurire gutatu umuntu. Yes sir. Turebe tatu ushaka umuntu umukira akeneye ngo imeze gute. Yes. Ewana turebe tatu umukira tubwira ati ndageneye tatu wenda y'umukobwa wawe cyangwa se y'umwana wanjye runaka. Ewana tubone ifoto ye umutatu we tuze gukompara. Abantu banatubwira ati ewana comparison y'umu gangster turabona bimeze neza cyangwa se yawuza. Oya njyewe no kuvuga ngo giye kuntu meze OZEY. Ikintu nzi ngenda kizi neza neza. Iyo uvuze ngo ibi ndabizi mbabizi. Iyo mvuze ngo ibi ndabizi mbabizi. Ku buryo ariko icyo ntazi bro nicara wa mugani wabagenge ndicara nkiga. Cyangwa se nkanavuga nti iyi ntago ari passion yanjye. Yewe iyo mvuze ngo ndakizi neza. Niyo uvuze ngo ndakizi. Ikindi kandi bro ndi umuntu ukunda gukora ikintu abantu bakavuga wow amazing kandi ntafite icyizere. Ntafite icyizere numva nkiri mu ishuri akanga ati oya byabaye. Uretse ushatse kuvuga ko ukiri mu ishuri wakoraga ibintu umuntu akaba ababibona bakabona ndavuga ishuri rya career. Wize ibiboro no byo gushushanya. Urabona ibiboro ntabwo giye nabyize nge nize construction. Urumva? Ndavuga career hari ukuntu utangira ugahura na challenge ukavuga nize iki kintu ntabwo uzongera kugura nacyo. Iri ni isomo mfashe nibyo nari ndi kuvuga. Urumva ibi bintu byanjye rero ngiye mbikora numva ndi kwiga kuko mba ndi muri competition n'abajama bo muri Amerika. Ntabwo mba ndi muri competition n'abajama ba KJ. No. Gashaka kubikora nkabo. None yo mukiya rero ari ukuntu anyurwa. Ngiye nyimubwira nti oya ndacyari ku editing akanyurwa. Icyo ni ikintu kimwe cyizere yuko igihe kimwe ibintu byanjye nzabibamo king kabisa. King. Ikintu abandi bajeni bandusha nuko babonye inote imbere yanjye barashora. Ariko I am very talented kabisa nanjye ndiyizera. Nawe umeze neza. Nanjye ndiyizera. Kandi ndiga buri munsi. Ngutemo beat ya kabiri cyambaye ngupoye kuri beat ya mbere yabaye. Karaga umuzigo ntari bikaraga umuzigo. Ako kadeke ngiye kugutamo. Aya ntari bimana. Buriya karakabazo koroye. KJ isa neza kabisa. Okay. Yo ko nari kwibona si ihira. Nizere ko abaye stopinze. Stopinze memfati. Sinkunda kwitaka, sinkunda kwirata, sinkunda kubwanuka ndetse n'ababikora mwese nabanga. Uyu munsi naje mbaga speed nk'iya ndabaga ndumva beat nkabaga abanzi mwese mukabamba koko ni jewe kibamba bitch njyewe ndazanga iyo mpiga y'amafaranga binsaba kudakora bwanga ninadabwanga ni next week ndimo ndabarira kuri ma cash choma makush men bitch ndimo byanda pesa sketch ndimo ndasesa kandi ndimo ndahenda screen fast ndahenda future ni waza ku buntu udahigwa na inyurwa nizinyiga guhuma sinkunda fast rapa kuko njyewe sinakubera crash ibitch nayibereye crash uke mbibonera mbari ndamukunda birenza ariko nyuma yaho nabusanze muri big brains ndimo ndapesa vivens ndimo ndasesa ni freestyle niga uzabaze njyewe ntabwo njyana andiga wemwe zizi fast niga amapic yose arapanchika amaniga mu gace azagucika mu buce bucece biba bibabaje maniga uzira mubona uburyo atuje umuniga uri fresh niga urabona ifunze imihanda twahereye kera turimo turayiga amakeshi imihanda twahereye kera school turimo ducuma amakushi none gutwara birenze turimo turapesa keshi bihenze byinshi turimo turazishaka kandi nyuma yaho tukaza kuzanga ndashaka amafaranga ndashaka amakanga screen ndamo ndabakanga nanjye ntabwo nkunda uburyo uvanga uvanga big bang njyewe ninjyewe kira n'umunsi ukireke kira nako nagize nandika nakurapira wowe ugapanchika umwangiza nandika nk'izirapa nka Paxson urungara mirongo yo muri rimwe no ntabwo mbishaka. Popping up Mr. Brad. Big things wagwa nigga. Ibindi abantu bazadushinja. Attention please. Iyi ndirimbo ntabwo nayanditse. Iyi verse ngiye kwa
maze igihe ntari muri ibi biboro bya ibiboro nibyo ukoreye hano nyine ni kwa kundi muravuga ati flowing atwumva iyi drill ntabwo yanditse n'iriya yarangiye ya oduskuru yagezemo hagati mirongo nanditse irarangira nkomerezaho uwo ni umwihariko wanjye n'umwihariko wanjye kikwereka ko mba narushe hip hop kuva kera buriya n'umuraperi nemera aba ari umuhanga. Noneho rero Mr Udahigwa tumaze kubona igihangano cyawe abantu bakibonye uko kimeze abantu banazi logo yanjye bamaze kubona ibintu uko biri is the only king kabisa in the cage. Ese ubundi abantu bajya bamenya ubusobanuro bwa logo yiwanjye OZEY king. Have you seen this crown, nigga? It's a crown. It's a crown. Iriba ryita ikamba. Show them. Iriba ryita ikamba. I know that, nigga. Rero abakunzi bacu nizere ko mwaryohewe kandi ibintu bimeze neza. Ikindi mbabwira yuko ikiganiro cyacu nakagaruka uyu munsi twagize ngo tubanze mbereke uyu musaza ese muri rapping ye anababwire ko ari umwartiste mwiza, anababwire ko ari we mutatu w'abafite hano nawe mwiza, akaba agiye kuduteramo akaboro kanyuma anadusezera mbabwira ngo ciao kuri OZEY King ibintu ni wa batemakano none ufashe mic noneho ubakubite mbibone bakubite noneho boro ako boro no wanditse nyine ufite lyrics ya fresh. That's what's up, bro. Twagiye ngo njye mpora muri hasi byo kuryama kuri njye ntabyo baza baba ups enemies bari maso ntajye namishinyiko muri haso ngana naso nigita nta mikino arambo cyangwa amasho ndavuga marishari wowe winzanira bushari ukizaniye imihari mitangu kubuti gishari bikoza mu gikari nka gupangira icyo cyayi padiri kurari tarima tuze mbaye kwizi line patrezi hariye mindset ndakubiye ketrez niyo nyihugiye kesh nizozi mugije exhibition zikubitwe nikazo kuri twarazinutswe kuzimuzindutse bya kugira umupfu cyenyotse ndara nkanuye kubyana naniye bici mukaze ngo mbaye ibyo mukeneye ske fata middle finger niba wowe urimo umpinga twaye iwacu ni USA niga kejeri tumeze nk'abashyitsi niga iwanyu ni USA kejeri tumeze nk'abashyitsi. Ngaho babwiraho bakubona rero bagukeneye unababwire bakore subscribe kuri OZEY King TV. OZEY King aho twita kuri home of talent of OZEY King TV man. This is talent of the street nigga. Street talent kabisa. Umuniga wose street amenye ngo tumuriho talent seeker. Tumuriho dushaka kugarura bya bihe bya Jay Paul. Dushaka kugarura iboro byo ku mihanda abantu bakisanga muri boro neza. This guy he's cool, he got purpose. Yo kuduha platforms man. Rap ikava muri ikava happy ikava oya bretse. Yefite ni verse ndayifite. He got purpose yo kuduha platforms. Rap ikava muri forms ikajya muri suit. Ikava muri forms ikajya muri suit. Iyo ndirimbo ndayifite ikava muri forms ikajya muri suit. Boro yitwa Marayika man. Marayika uramuzi? Yes ndamuzi. Naramukrashinze mukorera akagoma we yenda no kunomira uri. Marayika kuri uptrend nizere ko subscribe manika mukore subscribe next tubafite ibintu biri by'imiriro mukore subscribe kuri imiriro kabisa mbabwira yuko ka tujye kubazana hano podcast ko twakira tubatamo podcast Release. Okay, we got more things nigga. That's what's up nigga. Okay. OZEY King. Show paka last.